ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2023, uzaba umwaka w'umugisha, uzaba umwaka wo kuremerwa ibitangaza, uzaba umwaka wo kwagurirwa imbago, kandi ibyo mwaburiye mu yindi myaka umwami Imana azabibahere muri 2023. Torero muri kumwe ni Patmos of Faith Church, turabaramukije. Twari tumaze iminsi tutabana namwe, turabakunda kandi twari tubakumbuye. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 91, ariyo ngira ngo mbaye nk'impamba cyangwa nk'akabando muzicumisha muri 2023. Riravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira, igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa y'ihangu, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Niryo jambo ngira ngo tuganireho, ariko rizabe n'akabando muzicumisha muri 2023. Mwanditsi wa Zaburi ya 21 yaranditse aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose. Ndagira ngo tubanze turebe iyo umuntu yihishe bigenda bite. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Iyo umuntu yihishe, ari ahantu yihishe, ntavuga, ntasakuza, niyo afite umwana akagerageza kurira, agerageza kumufata umunwa kugira ngo hatagira ikimenya aho yihishe kikaba cyamugirira nabi. Uyu mwanditsi wa Zaburi rero yandika iyi Zaburi, yaranditse aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose. Ndagira ngo mbakangurire mwe mwese mu nyumva, twese dufatane urunana tugende twirundumurire mu Uwiteka bariho twihisha, kuko Uwiteka ni uhisha neza. Iyo aguhishe ntawe uguhishura, iyo aguhishe nta muntu n'umwe wakubona, kuko niwe muhanga mu guhisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo wihishe ntabwo ukora amanyanga, iyo wihishe ntusakuza, iyo wihishe ntutongana, iyo wihishe nturwana, yewe iyo wihishe nta nubwo wabona uko usambana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo twinjire mu Uwiteka. Nitwinjira mu Uwiteka ntabwo tuzabona uko dukora ibyaha, ntabwo tuzabona ibiduhiga byose ntibizatubona, kuko tuzaba turi mu bwihisho bukomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi ibyaduhigaga cyangwa ibyaduhize muri 2022 ntabwo bizatubona muri 2023, kuko tuzaba twihishe mu Uwiteka. Ndabifuriza kugira ngo mwese, abakobwa, ababyeyi, abagabo, abasore, abana batoya, twebwe twese dufatane urunana tugende twishe mu Uwiteka. Jambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka ni igihome cyacu. Kandi koko mugaragu w'Imana Dawidi yaravuze ngo nari umusore ariko ndashaje, ntabwo ndabona umukiranutsi aretswe. Ntabwo nanjye ndabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Nitwihisha mu Uwiteka, inzara nta hantu tuzayikura, cyangwa nta hantu izamenera kugira ngo idusange mu bwihisho. Ikibazo ni uko ushobora kuzava mu bwihisho ukihishura. Niwihishura ibyaguhize bizakubona, ariko nukomeza kuba mu bwihisho bw'isumba byose, ntabwo ibyagushakaga, ibyaguhize, ibyakugizeho ubutware bizakugiraho ubutware. Ndaguhendahendera muri Kristo Yesu kugira ngo ube mu bwihisho rw'isumba byose. Intambara, ibibazo, ubukene, amagambo, ibiteye ubwoba, bya bindi byose bitinyisha abantu b'Imana, nituba twihishe mu Uwiteka nta hantu bizamenera, kuko tuzaba twihishe mu bwihisho bw'isumba byose. Kandi iyo wihishe ntabwo abantu bavuga ngo bikugereho, oya, kuko uba wihishe nyine, amababa yakubundikiye, ntabwo urusaku rwumva. Urusaku rw'ibyo abantu bavugira inyuma yawe, impamvu akenshi na kenshi rukugiraho imbaraga, rugatuma utakaza ibyiringiro, rimwe na rimwe ukava mu byizerwa, nuko ubutihishe neza mu bwihisho bw'isumba byose.
niwihisha mu bwihisho bw'isumba byose nta hantu na hamwe shitani azamenera, nta hantu na hamwe abakozi ba shitani bazamenera kugira ngo bakugireho ubutware. Ndakwifuriza kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Ndagira ngo manze nkubwire ngo niwihisha ntuzasigaza amaboko. Nusigaza amaboko, amaboko azakora ibihumanye. Nusigaza amaguru azajya ahabuzanyijwe. Nusigaza umunwa uzavuga ibigoramye. Hanyuma bikubyukiriza umujinya w'inkazi umuzarya abanzi b'Imana. Biravuga ngo winjire mu bwihisho bw'isumba byose, wihishe wese. Ndangije nkwifuriza kwihisha neza, ukihisha mu Uwiteka, ibice byawe byose bikagenda bikaba mu Uwiteka, ntihagire igice na kimwe gisigara muri 2023. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo mbagezeho gahunda z'itorero Patimosi turasenga, umurimo w'Imana urakomeje kandi urakomeye, Yesu ari kumwe natwe. Ejo dufite gahunda ya veye, ejo kuri bonane ku itariki 31 tuzatangira saa 3 turangize mu gitondo saa 11. Ndabararikira kuzaza kubana natwe. Ndabizi Umwami Imana azabana natwe, azaduha ibihe byiza. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana, abaramya n'abahimbaza, harimo worship team ya Patmos Office, harimo Patmos Choir, harimo umukozi w'Imana Nelson Mucyo, harimo na Theo, bose babireba, bose bazaba baje, tuzaba dufitanye ibihe byiza. Ndabararikira kutazabura, kandi tugira na gahunda yo gusenga. Ku cyumweru turasenga, tugira amasengesho dutangira saa 5 tukarangiza saa 9, ndetse no ku gatatu twirirwamo tugira amasengesho yo kwiyiriza ubusa no gusenga, dutangira saa 3 tukarangiza saa 10. Ndabararikira ko mwaza tukifatanya, tukinginga Imana ikaduhisha, kuko nizi guhisha neza. Mwami Imana bane namwe, abahibi banezeza muri uyu mwaka wa 2023 tugiye gutangira, kandi ndabifuriza kurangiza 2022 amahoro. Umwami Imana abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.